Muraho neza, murakaza neza kuri Soma Top Book, mwagize neza gufungura iyi video. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu cy'ingenzi, ni igitabo bita Think and Grow Rich cyangwa tekereza ubundi ukire ngenekereje mu Kinyarwanda. Iki ni igitabo cyanditswe n'umugabo bita Napoleon Hill. Ni igitabo gifite chapitre zigera muri 13, bamwe bavuga ko ari 15. Ni igitabo cyiza, ni igitabo gihetse ubumenyi n'ubuhanga bwinshi abakire karundura abakire babayeho kuri iyi si bakoresheje kugira ngo bagire ubukire. Iyo mvuga z'ubukire hano, nimvuga ubukire hano, wumve ko ari ikintu icyo ari cyo cyose wowe wifuza kugeraho. Bishobora kuba amafaranga, bishobora kuba ibyo ari byo byose. Iki gitabo rero gifite principe cyangwa gifite amahame yagufasha kugera kubwo bukire ubwo ari bwo bwose wifuza. Iki gitabo ni kimwe mu ndimi z'amahanga bita masterpiece, n'uvango ni kimwe kizira intege, kuko umuntu wese uwo ari we wese wagisomye nta n'umwe urakivuga nabi mu bantu bose babisomye. Abantu mugitangira gusoma ibitabo rero, ndabashishikariza gusoma iki gitabo kuko kizabafasha kumenya neza cyangwa kumva neza ibindi byose muzajya musoma. Kizababera umusingi w'ibindi bitabo byose muzaba musoma. Iki gitabo nicyo gitabo nanjye nasomye bwa mbere gitangira gusoma ibitabo, ariko cyaramfashije cyane, cyaramfashije kuko narushijeho kujya numva ibindi bitabo mu buryo bworoshye kandi nkabasha no gusobanukirwa ibintu byinshi. Garutse inyuma ho gatoya, gusoma ibitabo ni umuco abantu benshi badafite, ndavuga cyane cyane Abanyafurika, kuko aho usanga abantu bavuga, abazungu nibo bakunda kuvuga ngo niba ushaka guhisha Umunyafurika uzamuhishe mu gitabo, kuko azarinda apfa atabonye icyo kintu wahishe mu gitabo. Ntabwo dukunda gusoma, ariko nanone ni reputation, ni agahigo kabi tugomba kurwanya. Ikigaragara ni uko mu bitabo niho ubuhanga bwose buri. Iyo udasoma rero ni ukuvuga ngo uba uri kure y'ubuhanga, uba uri kure yo gusobanukirwa, uba uri kure y'amakuru. Umuhanga umwe yaravuze ati niba ushaka kubaho igihe kirekire uzasoma ibitabo, kuko iyo usoma igitabo cyose kimwe usomye n'ubuzima bw'umuntu, ni experience uba ufashe ukongera ku myaka yawe ufite. Ni ukuvuga ngo niba umuntu yaranditse igitabo mu gihe cy'imyaka 100 yabayeho, wowe ukagisoma mu mezi 2, urumva ko uba ufashe experience y'imyaka 100 y'uwo muntu ukayongera ku yawe. Urumva ko ni privilege irenze, ni ibintu birenze cyane. Twigarukire kuri Think and Grow Rich. Iki gitabo harimo ubuhanga bw'abantu benshi cyane bagiye bakira. Abagabo nka Rockefeller wari umukire cyane ku isi, abagabo nka Carnegie Mellon wari ufite inganda zikomeye zicura ibyuma, nkeka ko yari akurikiye Rockefeller. Nka Ford ni umugabo w'umunyamerika wavumbuye imodoka bita Ford muri Amerika. Abavumbuzi nka Thomas Edison, abaperezida ba Amerika. Uyu mugabo wanditse iki gitabo rero yagiye avugisha abantu bose bateye imbere, bamuha ubwenge, bamuha inama z'uburyo bagiye, bamubwira uburyo bagiye bagera kuri ibi byose bafite. Nawe rero abikubira muri iki gitabo Think and Grow Rich, cyangwa tekereza utere imbere. Tekereza ubundi ukire cyangwa Think and Grow Rich ni igitabo cyanditswe mu buryo busobanutse, mu buryo bworoshye, ariko bitavuze ko ubuhanga burimo cyangwa ubumenyi burimo bworoshye kubyumva. Bisaba gutekereza, bisaba kwicara hasi ugatekereza, ukongera ugatekereza, ubundi ukuza ibyo wasomye kugeza bibaye ubuzima bwawe. Ndamutse nkubwiye ko kugisoma inshuro imwe bihagije, ntaba nkubeshye. Bisaba kugisoma ukongera ukagisoma. Hari benshi bajya bavuga ko iki gitabo bagisomye inshuro zirenga 10. Urumva ni ubuzima bwose. Hari ufata intego akavuga ati nzajya nkisoma buri mwaka, cyangwa nzajya nkisoma buri kwezi cyangwa buri mezi 3, bitewe n'agaciro agiha. Muri iyi video rero ngiye kubabwira muri make ibigize chapitre ya mbere cyangwa ihame rya mbere, ari ryo rivuga ngo ibitekerezo ni ibintu. Ayandi mahame tuzajya tuyaganira mu zindi video zizaza. Nizeye ko muri buze kuryoherwa. Niba utarakora subscribe, gira vuba. Niba utarasharinga, yisharinge inshuti yawe, kuko ndabizi neza ko iki ni igitabo buri wese adungukiramo byinshi kandi gishobora guhindura ubuzima bwe. Murakoze cyane. Ninjye turi kumwe, muri kumwe na Soma Top Books.
Welcome back to Soma Top Books. Nkuko nababwiye ngiye kubasangiza ihame ry'igitabo Think and Grow Rich. Ihame rya mbere, tekereza ubundi ukire. Ihame rya mbere ravuga ngo ibitekerezo ni ibintu cyangwa thoughts are things mu ndimi z'amahanga. Muri iyi chapitre Napoleon Hill ashimangira uburyo ibitekerezo bifite ingufu kandi bikomeye. Ibyo umuntu atekereza nibyo bihinduka ubuzima bwe. Kugira ngo wumve uburyo ibitekerezo bifite imbaraga, reka mbaho urugero. Nk'urugero nabaha, reba iruhande rwawe aho uri hose, icyo waba uri gukora cyose, waba uri mugenda cyangwa se wicaye no mu rugo hari ikintu uri gukora, reba ibintu byose bigukikije. Ndagira ngo nkubwire ko ibyo byose mbere yuko bihinduka ibintu bigaragarira amaso, ibintu bifatika, byabanje kuba ibitekerezo mu mitwe ya bamwe, mu mitwe y'abantu. Telefone dufite, computer dufite, zose zabanje kuba ibitekerezo mu mutwe y'abantu. Imodoka tubona zigenda, hari abantu bicaye barabitekereza, bumva barambiwe kugenda n'amaguru, barabatereka dukora imodoka. N'indege nuko zaje. Napoleon Hill avuga ko ubashije guha umurongo izo mbaraga z'ibitekerezo ukabikontorora ku buryo ubibyazamo ibintu bifatika, nta cyakuza gukira, nta n'icyakuza kuba umuherwe. Hano muri iki gitabo atanga ingamba 3 cyangwa inzira 3 ushobora gukurikiza kugira ngo uhindure ibitekerezo mu bifatika. Inzira ya mbere harimo kugira intego zihamye. Ugomba kubuza icyo ushaka kandi ubasha kubona n'amaso yawe ikintu ushaka kugeraho. Hano ndavuga amaso y'umwuka. Napoleon yatanze urugero rw'umugabo wita Edwin Barnes, wari umukene. Uyu mugabo yari umukene, ntacyo yari afite mu by'ukuri, ariko yifuzaga gukorana n'umuvumbuzi Thomas Edison. Ntabwo yifuzaga kuba umukozi we, ahubwo yifuzaga ko baba bafatanyabikorwa, bagakorana ku buryo bicara hamwe bakagabana ibyo babonye ntawe uhenze undi. Nyuma y'igihe kirekire uyu mugabo yaje kubigeraho, aba umukire kuko yari azi icyo ashaka. Ikintu cya kabiri ugomba gukurikizaho ni ukugira icyo bita strong desire cyangwa burning desire mu ndimi z'amahanga. Aha ndashaka mu kinyarwanda ngenekereje ni nko kwifuza gukomeye, kugira kwifuza gukaze, kwifuza ikintu ushaka ku buryo udashobora gusinzira cyangwa ngo uryame utakibonye. Ugomba kuba ufite uko kwifuza nk'uko abana bato. Murabizi ko iyo umwana yifuza ikintu byanga bikunda agomba kukibona. Iyo utakimuhaye ararira cyangwa muzi biba ku bana. Ikintu cya gatatu ugomba kumenya kugira ngo ubashe guhindura ibitekerezo mu bintu bifatika cyangwa ibintu bigaragara ni ukwizirika cyangwa persistence mu ndimi z'amahanga. Umaze kumenya icyo ushaka kandi ukaba ugishaka byo gupfa, ikiba gisigaye ni ukwizirika mpaka ukigezeho. Mu gitabo Tekereza ubundi ukire cyangwa Think and Grow Rich, Napoleon atangamo urugero rw'umugabo waguze ibimodoka binini bimwe bicukura bya tingatinga, ubundi ajya gushaka zahabu, ajya gucukura zahabu. Uwo mugabo ageze aho acukura, yaracukuye aracukura igihe kinini nta zahabu abona. Hashize igihe acika intege, arangije afata bya bikoresho byose za modoka abigurisha umuntu wari hafi aho ngaho, afatana bwa butaka bugurisha umuntu wari hafi aho ngaho. Wa muntu yaje guhera hahandi yarageze acukura, atararengana metero abageze kuri zahabu. Urumva ko uyu mugabo yarahombye cyane amaze kubitekereza ku ibyo ngibyo. Ngaho nguko iri ni ryo hame rya mbere. Ngana ku musozo nagira ngo mbibutse ko kugira ngo uhindure ibitekerezo mu bifatika, icya mbere ugomba kuba uzi intego zifatika, kuba ufite intego zifatika. Icya kabiri ukamenya icyo ushaka kandi ukaba ugishaka mu buryo bukomeye. Ubundi kiba gisigaye ni ukwizirika. Mwakoze gukurikira Soma Top Books. Kora subscribe, share and like. Naho ubutaha mu yindi video ikurikira, aho tuzaba tuvuga ku yandi mahame yagufasha kugira icyo ugeraho, yagufasha kugera ku bukire, ari muri iki gitabo cya Think and Grow Rich cyangwa Tekereza ubundi ukire. Naho ubutaha muri kumwe na Soma Top Books. Turabakunda cyane. Naho ubutaha.
Muraho neza, welcome back to Soma Top Books. Ubwo duherukana twavuze kuri chapitre ya mbere y'igitabo Tekereza ubundi ukire cyangwa Think and Grow Rich. Twabonye ibitekerezo ko ari ibintu, tubona ko ibyo tubona byose n'amaso yacu byabanje kuba ibitekerezo mbere y'uko bibaho. Twarebye inama Napoleon Hill wanditse iki gitabo atanga kugira ngo ubashe guhindura ibitekerezo mo ibintu bifatika kandi bigaragara. Icya mbere nuko ugomba kuba ufite intego zihamye kandi zigaragara. Icya kabiri, ugomba kuba ibyo wifuza ubyifuza bihagije, bimwe nakwita byo gupfa. Icya gatatu ni ukwizirika, ukizirika ndetse cyane paka ugeze ku cyo wifuza kandi ushaka kugeraho. Ibimwe mwita mu Cyongereza perseverance. Nongeye kubashimira ko mwahisemo neza gukurikira Soma Top Books, aho tubafasha gutera imbere gahoro gahoro, tubasangiza ubumenyi buba buri mu bitabo bigiye binyuranye biba byaranditswe n'abanyabwenge. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe principe zindi zikurikira ziri mu gitabo Think and Grow Rich cyangwa Tekereza ubundi ukire. Ihame rya kabiri ni ukugira kwifuza cyangwa desire. Napoleon Hill avuga ko karite ya mbere cyangwa ikintu cya mbere ugomba kugira niba ushaka kugera ku bukire, ugomba kugira kwifuza gukomeye ku buryo ubona neza icyo ushaka, mbese ukakibona nk'ikiriho. Burya ngo ntushobora kwifuza ikintu udashobora kugeraho. Niyo mpamvu abantu usanga benshi ibyo bifuza biba bigendanye n'ikigero bafite. Uko bakura n'ibyifuzo byabo bigenda bihinduka, kuko n'ubushobozi bwabo buba bwahindutse. Ndibuka kera nkiri umwana nifuzaga nk'ibitebo by'imineke cyangwa amavoka, kuko ari cyo gihe nari ngezemo. Ariko ubu ngubu si nk'ibyifuza, nsigaye nifuza imodoka nziza, inzu nziza, kuko nkeka ko n'ubushobozi bwiyongereye. Napoleon Hill avuga ko icyo ushaka cyose ushobora kukigeraho. Icyo wifuza cyose nuko ushobora kukigeraho. Mu gitabo Tekereza kandi ukire, Napoleon Hill atanga urugero mu gihe wifuje nk'amafaranga. Avuga ko icya mbere ugomba kumenya ngo ndashaka amafaranga angana iki, ukamenya umubare wayo. Icya kabiri ukavuga uti ni iki nzatanga ninyabona. Icya gatatu ukishyiraho igihe ntarengwa cyo kuba wayabonye. Icya kane ni ugukora gahunda ihamye y'uko ugiye kuyabona kandi ugahita utangira waba witeguye cyangwa utiteguye. Icya gatanu ni ugukora incamake y'ibyo byose twavuze hejuru, ukavuga amafaranga ushaka, icyo witeguye gutanga uyabonye, itariki ntarengwa ndetse na gahunda ihamye. Icya gatandatu ari cyo cya nyuma, ugomba gusoma iyo ncamake buri gihe uko ugiye kuryama ndetse unabyutse mu gitondo. Napoleon Hill yaravuze ngo ibintu byose bitangizwa no kugira icyifuzo. Icyifuzo ni ishusho iri mu mutwe wawe, ishusho y'icyo ushaka kugeraho. Ugomba gukora ku buryo iyo shusho iba igaragara neza, kandi ntiwifuze byo kwifuza gusa, bimwe twita wish, ahubwo akaba ari icyifuzo koko gihamye, icyifuzo gikomeye kigusunikira gushaka no kwiruka ku cyo wifuza. Urumva ko ni ukwifuza gukomeye. Ihame rya gatatu ni ukwizera cyangwa ibyo bita faith mu Cyongereza. Napoleon Hill mu gitabo Think and Grow Rich cyangwa Tekereza ubundi ukire afata kwizera nk'ipfundo ryo kugera ku bukire. Ugomba kugira ukwizera kandi ukiringira yuko ibyo wifuza cyangwa ibyifuzo byawe bishoboka kandi ugomba kubigeraho byanze bikunze. Nta kwizera ufite nta na kimwe wageraho. Hill muri iki gitabo asobanura ko kwizera kuzanwa no guhora wibwira ku buryo buhoraho ibintu runaka kugeza bihamye cyangwa bigumye mu mutwe wawe, bikaba nk'aho ari ubuzima busanzwe. Ndabaha nk'urugero, umunyeshuri ashobora kuba atumva imibare cyangwa adakunda imibare atanayitsinda yewe, ariko bitewe no guhora yibwira ko bitewe no gufata icyemezo agahora yibwira ko imibare yoroshye, bidatinze ya mibare atangira kuyitsinda kandi agatangira no kubona amanota meza. Mu gitabo Napoleon Hill agaragaza ko
kwizera bidatana no kwigirira icyizere cyangwa ibyo twita self confidence. Avuga ko kugira ngo wigirire icyizere ugomba kumenya ko ufite ubushobozi bwo kugera ku ntego zawe mu gihe zihamye kandi ubasha kuzibona neza. Napoleon Hill kandi atanga inama avuga ko ubutunzi cyangwa ubukire buhamye nubwo wabonye bunyuze mu kuri ndetse no mu mucyo. Mu gihe bitari ibyo, ubwo bukungu ntibushobora kuramba, n'ubw'igihe gitoya. Avuga ko utagomba gukora ikintu icyo ari cyo cyose kidafitiye inyungu uwo ari we wese wakigizemo uruhare. Kwizera ni urufunguzo. Iyo uvanze kwizera n'ibitekerezo, ubwonko bwacu bukora ku buryo budasanzwe, ku buryo icyo gitekerezo kiba nk'ikiriho kikagira ubuzima, mbese nk'iyo dusenga uko biba bimeze. Kubona ubukire rero ntibitana no kwizera ko wagera ku byo ushaka byose. Ubukire hano ndavuga ikintu icyo ari cyo cyose ushaka, ikintu icyo ari cyo cyose wifuza kugeraho, yaba amafaranga cyangwa ibindi. Ihame rya kane niryo Napoleon Hill yise autosuggestion. Genekereje mu Kinyarwanda ni nko kwibwira cyangwa kwiyaturiraho ibyiza. Mu gitabo Think and Grow Rich, ubu ni uburyo wibwira ibyifuzo byawe cyangwa ibitekerezo byawe ku buryo bijya mu mutwe hamwe bidashobora gusibangana. Ugomba gusubiramo inshuro nyinshi, kenshi cyane, paka bigeze muri subconscious mind. Iyi subconscious mind ni igice cy'ubwonko kitagaragara, kimwe kigenga bimwe biba byarabaye nk'ubuzima kuri twebwe, imico kuri twebwe. Ibitekerezo byose ufashe cyangwa ibyo ubonye byose bibanza kujya mu cyo bita conscious mind. Iki ni igice cy'ubwonko dutekererezamo, dufatiramo imyanzuro ndetse n'ibyemezo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kugira ngo rero ibitekerezo bigere muri subconscious mind ntibiba byoroshye na gato, kuko bisaba guhozaho, bisaba gusubiramo inshuro nyinshi paka bibaye nk'umuco, bikaba nk'ubuzima bwacu. Ari nayo mpamvu tuba tugomba kwitondera ibintu ibyo ari byo byose tureba cyangwa twumva, kuko igihe biramutse ari bibi bikagera muri subconscious mind cyangwa muri ubu bwenge butagaragara, ntibiba byoroshye kubivanamo. Aha rero Napoleon Hill avuga ko ugomba gukomeza kwibwira wowe ubwawe ibyifuzo byawe, imigambi yawe ya buri munsi paka bigeze muri ubu bwonko buhishe. Gusa dore uko ugomba kubigenza. Buri munsi jya ahantu hiherereye hatuje, ufunga amaso, ubundi wibwire mu ijwi ushobora wowe kumva, uvuge ufite kwizera. Nyuma y'igihe runaka ubwonko butangira kubifata nk'ukuri, bugatangira kubikoraho yewe n'igihe usinziriye. Bibutse ko iyi subconscious mind ntigiruhuka, ibikora n'igihe usinziriye yo ibikora. Uyu munsi reka dusubikira aha, tuzakomeza n'ubutaha n'andi mahame ari mu gitabo Think and Grow Rich cyangwa tekereza ubundi ukire. Mwagize neza gukurikira Soma Top Books. Abatarakora subscribe mugire vuba, mu liking kandi musangiza abantu iyi video, kandi uramutse ufite n'igitabo wifuza ko twabasangiza wacyandika muri commentaire. Naho ubutaha, turabakunda cyane. Tongeye kubasuhuza, murakaza neza kuri Soma Top Books. Uru ni urubuga dufashanya gutera imbere buhoro buhoro kandi gahoro gahoro. Tubasangiza ubumenyi buba buri mu bitabo bimwe na bimwe biri top kandi byabafasha guhindura ubuzima bwanyu. Niba utarakora subscribe rero, kanda kuri ako kantu gatukura ubundi ujye ubasha kubona video zacu. Muri video yabanje nababwiye ku mahame atatu ari mu gitabo Think and Grow Rich cyangwa tekereza ubundi ukire. Ayo mahame harimo kwifuza gukomeye, kugira kwizera ndetse n'ihame rya autosuggestion cyangwa kwibwira imigambi yawe ndetse n'ibyo ushaka kugeraho paka igeze mu mutima cyangwa mu cyo bita subconscious mind. Uyu munsi tugiye kuganira ku yandi mahame atatu agize igitabo tekereza ubundi ukire cyangwa Think and Grow Rich cyanditswe na Napoleon Hill. Ihame cyangwa principe tugiye kurebaho yindi ya gatanu ni ubumenyi bwihariye cyangwa specialized knowledge. Kugira ngo ugere ku bukire, ubutunzi cyangwa ikindi kintu cyose ushaka, ukeneye ubumenyi bwihariye muri icyo kintu ukora cyangwa muri serivisi utanga. Hano mu gitabo Napoleon Hill avuga ko
general knowledge cyangwa ubumenyi busanzwe ntacyo bwagufasha cyane kugira ngo ugere ku cyo ushaka. Hano nabaha nk'urugero, niba uri nk'umuganga kumenya ngo umusozi wa mbere ku isi ni uwuhe ntacyo byagufasha cyane muri serivisi utanga. Napoleon Hill hano ashimangira ko ubumenyi atari imbaraga nk'uko benshi dusanzwe tubizi, ahubwo ubumenyi ni imbaraga igihe bushyizwe ku murongo bugakoreshwa. Mu yandi magambo, ubumenyi butakoreshejwe ntacyo bumaze, si imbaraga nk'uko tubitekereza. Ubumenyi rusange rero uko bwaba bungana kose ntacyo bwagufasha ngo ubone amafaranga. Ukeneye ubumenyi bwihariye mu kintu icyo ari cyo cyose ukora cyangwa muri serivisi utanga kugira ngo ugire icyo ugeraho. Ikindi ugomba kumenya ni uko si ngombwa rwose na gato ko ugomba kubuza ibintu byose, ahubwo ikintu cy'ingenzi ni ukumenya ni hehe ndi buvana ubumenyi nkeneye cyangwa ninde nakorana nawe kugira ngo mbashe kumenya ikintu nkeneye kumenya. Iri ni ihame rya kane. Nizere ko ugiye kwicara bitewe n'ikintu ukora cyangwa serivisi utanga, ubundi ushaka ubumenyi bwihariye muri icyo kintu, nta kabuza rwose uzatera imbere. Ihame rya gatandatu nicyo yise imagination cyangwa ubushobozi bwo kurema ishusho mu ntekerezo ku buryo ubona neza icyo ushaka. Icyo ushaka gishobora kuba ari inzu nziza cyangwa se amafaranga menshi. Aha nagenekereje, uramutse uzi ijambo imagination mu Kinyarwanda andika muri comment. Gusa reka hano mbyite gutekereza. Umuntu ashobora gukora ikintu icyo ari cyo cyose ashobora gutekereza cyangwa kwimagina. Imagination cyangwa gutekereza ni isoko y'ibitekerezo, kandi burya ibitekerezo ni imbaraga zidafatika zikomeye kandi kurusha ubwonko bubitanga. Isomo ririmo hano ni uko ibitekerezo ari isoko y'ubukungu, kandi ibitekerezo biva mu gutekereza cyangwa muri imagination. Itandukaniro riri hagati y'abantu bose riri mu bushobozi bwo gukoresha impano twahawe n'Imana yo gutekereza. Umukire n'umukene batandukanira gusa ku mitekerereze yabo, nta kindi. Napoleon Hill agira abantu inama yo kwicara bagatekereza neza, bagashaka ibitekerezo bituma bakoresha neza ubumenyi ndetse na talent bafite, bityo ibyo bitekerezo bikabafasha kuva mu bukene cyangwa kugera ku kintu icyo ari cyo cyose bifuza. Ihame rya karindwi cyangwa principe ya karindwi iri mu gitabo Think and Grow Rich cyangwa tekereza ubundi ukire, ni ihame rivuga ngo ko ugomba gupanga gahunda yawe neza. Kwifuza gukira gusa ntibihagije, nta muntu n'umwe utabyifuza. Umuntu ukira n'ubasha kubona neza mu mutwe ishusho y'icyo ashaka kugeraho, yarangiza agategura gahunda y'uko akigeraho. Napoleon Hill avuga ko gahunda atari ngombwa ko iba nta makemwa cyangwa perfect nk'uko babyita mu Cyongereza. Gahunda ishobora guhinduka ugafata indi. Mu gihe gahunda wateguye idakunda cyangwa idashobora kukugeza kuho ushaka, ni ngombwa ko uyihindura hakiri kare. Mu rugendo rwo gushaka ubukire cyangwa ubutunzi, ugomba kumenya ko gutsindwa bibaho. Ntugomba kugwa ngo urambarare cyangwa ngo ucike intege. Ugomba kumenya ko ugomba kugwa ugahaguruka, ugahindura ibyo ugomba guhindura, ubundi ugakomeza imbere. Gahunda ipanze neza igufasha kugera ku byo wifuza mu gihe gito. Abantu benshi kuri iyi si babayeho ubuzima bubi cyane kubera ko nta gahunda cyangwa plan bafite yo kugira ngo ibavane mu bukene barimo. Kugira gahunda rero ni ingenzi. Gupanga neza gahunda yawe ni ingenzi, gahunda ikugeza ku byo wifuza kugeraho. Uyu munsi aya niyo mahame atatu tuganiriye ari mu gitabo Think and Grow Rich cyangwa tekereza ubundi ukire. Twabonye ko ugomba kugira ubumenyi bwihariye, ugatekereza cyane, ubundi ukagira gahunda ihamye y'uko wagera ku cyo ushaka. Kora subscribe, like na share niba utarabikora kugira ngo ujye ubasha kubona video zacu igihe cyose tuzipostinze. Ikibazo cy'umunsi: ni ubuhe bumenyi bwihariye wifuza kugira? Andika muri commentaire usangize abakunzi ba Soma Top Books.
Ikaze kuri Soma Top Books, uhabwe umugisha kuba ufunguye iyi video. Kuri Soma Top Books tugufasha gutera imbere buhoro buhoro kandi gahoro gahoro, dusangira ubumenyi buba buri mu bitabo bimwe na bimwe bitandukanye biri top, byagufasha guhinduka no guhindura ubuzima bwawe. Ubushize twaganiriye ku mahame 3 ari mu gitabo cyanditswe na Napoleon Hill, Think and Grow Rich, cyangwa tekereza ubundi ukire, tekereza ubundi utera imbere. Twabonye ko umuntu wese ushaka ubukire akeneye kugira ubumenyi bwihariye mu byo akora cyangwa serivisi atanga. Agomba gutekereza cyangwa kugira imagination, ubundi akagira gahunda ihamye imugeza ku ntego ze. Uyu munsi tugiye kongera kuganira andi mahame 3 cyangwa izindi principe 3. Nkwibutsa ko niba utarakora subscribe, gira vuba kugira ngo ujye ubasha kubona izindi video zacu dupostinga. Reka nguha amasegonda 3. 1, 2, 3. Urakoze cyane. Ihame rya 8 riri mu gitabo tekereza ubundi ukire ni ugufata icyemezo cyangwa decision mu cyongereza. Ese wari uzi ko burya abantu batsinda ari ababasha gufata icyemezo mu buryo bwihuse ariko byagera kugihindura bakagenda gake? Cyo kimwe n'abantu batsindwa burya ngo bafata ibyemezo batinze ariko bajya kubihindura bikihuta, bikaba nko guhumbya. Burya gufata icyemezo ntakuka cyangwa icyemezo gihamye bisaba ubutwari. Napoleon Hill mu gitabo Think and Grow Rich avuga ko kugira akavuyo mu byo ukora, kudakorera igihe ibyo ugomba gukora, bimwe bita procrastination, byose ni ikimenyetso cyo kudashobora gufata icyemezo cyangwa gufata decision. Abantu batazi icyo bashaka nta gahunda bagira, ntibakora ibyo bagomba gukora mu gihe gikwiye. Ubusanga bagenda bashyira gahunda zabo mu minsi iri imbere mu gihe batazi nabo neza ngo ni ryari. Gufata icyemezo gihamye kigufasha kugera ku byo wifuza kugeraho ni ingenzi cyane. Napoleon Hill agira abantu inama avuga ati iyi ntego ubundi ufata icyemezo gihamye cyagufasha kugera ku byo wifuza kugeraho, byanze bikunze uratsinda. Ihame rya 9 ni ukwizirika cyangwa perseverance. Iri hame twaribabwiyeho muri video zatambutse, aho twababwiye inkuru y'umugabo bitaga Darby. Uyu mugabo yaguze ubutaka bwarimo zahabu, agura n'ibikoresho byabyo byose yari akeneye kugira ngo abashe gucukura iyi zahabu. Aho harimo ibimodoka bimwe bya tingatinga n'ibindi bintu byinshi. Gusa maze igihe kinini acukura atabona zahabu, yaje gucika intege kandi haburaga nibura metero 1. Haburaga ahantu hatagera no muri metero 1 ngo agere kuri zahabu. Ubu butaka aza kubutanga n'ibindi byose abiha undi muntu. Gutsindwa cyangwa kutagera ku ntego zacu biterwa kenshi no kutizirika. Burya ngo akiziritse ku muhoro gashirwa kawuciye. Kwihambira ni igihe ibintu bikomeye cyangwa hari ibinaniza bikwitambitse ariko ugakomeza ugakora, ugasunika bakugeze ku cyo ushaka. Igihe cyose ufite kwihambira, icyo uri gukora cyose birangira ukigezeho uko cyaba kimeze kose. Napoleon Hill mu gitabo tekereza ubundi ukire cyangwa Think and Grow Rich avuga ku bimenyetso bigaragara ku muntu udafite kwizirika cyangwa udafite perseverance. Ibyo bimenyetso harimo kutamenya icyo ushaka, kumva ibyo ufite bihagije, kudakorera ibintu ku gihe, kudafata icyemezo, kumva wareka ibyo uri gukora n'ibindi byinshi cyane. Ariko nanone atanga inama mu gihe bigaragara ko udafite kwizirika. Aravuga ati kugira ngo wongere kwizirika kwawe cyangwa perseverance yawe, icyambere ugomba kugira intego ihamye ishyigikiwe no kwifuza gukomeye. Icya kabiri nuko ugomba kugira gahunda nzima nayo ihamye. Icya gatatu ugomba guhunga cyangwa ugaca ukubiri n'ibigusubiza inyuma cyangwa ibicantege. Icya nyuma ni ukugira abantu wizeye bamwe bazi intego zawe baguhwitura mu gihe wavuye mu murongo. Icyo ugomba kumenya ni uko umuntu ucika intege cyangwa giving up yitwaje impamvu izazo zose, burya ngo biragoye kugira icyo ageraho. Ihame rya 9 na kwihame rya 10 niryo yise imbaraga za mastermind. Napoleon Hill asobanura ko mastermind ari uguhuza ubumenyi n'imbaraga hagati y'abantu babiri cyangwa benshi kugira ngo bagere ku ntego runaka. Byumvikane ko iri hame rijyanye no gukorana n'abantu bahuje umugambi n'intego byawe, basobanukiwe neza n'icyerekezo uganamo ndetse n'ibyo wifuza kugeraho.
Hirashimangira ko nta muntu n'umwe ugera ku kintu gihambaye cyangwa ikintu nakwita cyadanje ari wenyine. Byanga bikunda hagira undi muntu cyangwa abandi bantu babigiramo uruhare. Ukeneye abantu baguha ubufasha kugira ngo ugere ku cyo wifuza kugeraho. Ubufasha ntiwabuhabwa n'umuntu uwo ari we wese cyangwa umuntu wiboneye. Napoleon Hill atanga inama yo gukorana n'abantu muhuje babasha kuguha ibitekerezo kandi mubasha kujya inama. Iyo abantu babiri cyangwa benshi bafatanyije bagahuza impano zabo, ubumenyi n'imbaraga zabo kugira icyo bageraho, biba byoroshye cyane. Ibintu bikomeye ikiremwa muntu cyagezeho hafi ya byose ni umusaruro waturutse ku bantu bitanze bagakorera hamwe. Uyu munsi tubonye andi mahame atatu ari mu gitabo Think and Grow Rich. Ni amahame yagufasha gutera imbere ndetse akagufasha kugera ku cyo wifuza cyose. Twabonye akamaro ko kumenya gufata icyemezo, kwizirika ndetse no gukorana n'abantu muhuje bazi neza iyo ugana. Ntiwibagirwe gukora subscribe kuri Soma Top Books. Kubafasha gutera imbere buhoro buhoro kandi gahoro gahoro niyo ntego yacu. Ikibazo cy'umunsi ni ikihe gitabo wifuza ko twazabasangiza hano kuri Soma Top Books? Andika muri commentaire. Ndakwizeza ko tuzagikoraho. Naho ubutaha mwakoze kubana natwe. Imana ibahe umugisha. Murakaza neza kuri Soma Top Books. Iki turaje shinga ni ukubafasha gutera imbere buhoro buhoro kandi gahoro gahoro. Tugusangiza ubumenyi buba buri mu bitabo bigiye bitandukanye bwagufasha guhinduka no guhindura ubuzima bwawe. Ubaye ufite igitabo wifuza ko twavugaho, wakitubwira muri commentaire. Turahari ku bwanyu. Uyu munsi turaganira ku mahame ya nyuma ari mu gitabo Think and Grow Rich cyangwa Tekereza ubundi ukire. Mbibukije gato, ubushize twabonye ko kumenya gufata icyemezo kandi tukagihagararaho, kumenya kwizirika ndetse no kumenya abantu bakwiye cyangwa right people ni ingenzi cyane mu nzira igana ubutunzi cyangwa ubukire. Amahame cyangwa principe tugiye kureba ni ingenzi cyane kuko yuzuza ayabanje yose. Gumana natwe ntihagire ikigucika. Ihame rya 11 riri mu gitabo Tekereza ubundi ukire ni iryo kumenya gukoresha imbaraga z'igitsina cyangwa the power of sex transmutation. Ese waba ujye wibaza impamvu abantu benshi batera imbere hagati y'imyaka 40 na 60? Kuki imbere yaho benshi ntacyo bageraho? Napoleon Hill asubiza avuga ko abantu benshi mbere y'imyaka 40 bakoresha nabi imbaraga z'igitsina cyangwa bakazikoresha mu mibonano mpuzabitsina navuga iri mu kavuyo. Napoleon Hill akomeza avuga ko imbaraga z'igitsina zitagomba gushirira gusa mu mibonano mpuzabitsina, ahubwo zishobora guhindurwamo izindi mbaraga cyangwa ibindi byifuzo. Izo mbaraga kandi zikoreshejwe mu gutekereza. Icyo ubona ni ibitekerezo byinshi kandi bifite ireme. Iri hame benshi bafite uko baribona, gusa kumenya gukoresha neza imbaraga z'igitsina ndetse no kuzikontorora ni ingenzi cyane mu nzira igana ku bukire. Ihame rya 12 ni iryo Napoleon Hill yise the subconscious mind cyangwa ubwenge bw'ibanga, ubwenge buhishe. Wari wicara utuje ufite ibyo uhugiyemo, warangiza ukabona amashusho mu mutwe wawe y'ibintu byabaye kera ukiri muto. Hari ubwo ujya wicara ukibuka ibintu byakubabaje cyangwa byagushimishije kurusha ibindi byose, cyangwa se nk'urugero umwarimu waba waragukubise cyangwa akaguhohotera cyane. Ibyo ngibyo ni ibintu biba ku bantu bose. Ibyo byose wibuka biba byaribitse muri subconscious mind. Subconscious mind ni igice cy'ubwenge cy'ubwonko gikora buri gihe, waba usinziriye cyangwa uri maso, cyo kiba gikora buri gihe. Ikintu cyagezemo rero ntigipfa kuvamo. Ariyo mpamvu tugomba kwitondera byinshi twumva cyangwa tureba. Aha nari ngerageje kugusobanura icyo ubwenge bw'ibanga cyangwa subconscious mind ari cyo. Napoleon Hill avuga ko iki gice gihuza ibyiyumviro byacu ndetse n'imbaraga zitagaragara. Aha twavuga nk'Imana. Kugira ngo ikintu cyinjire muri iki gice cy'ubwonko bisaba kugihuza namwe mu marangamutima. Nk'urugero nk'amarangamutima y'urukundo. Reka dufate urugero hano. Nka mwarimu ukunda iyo akwigishije ikintu, ugifata vuba kandi ukagifata wishimye. Impamvu nta yindi nuko ufata ubumenyi aguhaye ukabuvanga na emotion y'urukundo uba umufitiye, ubundi kubifata bikoroha kandi ukabufata wishimye ntunabyibagirwe.
ingero zo ni nyinshi cyane. Ihame rya 12 cyangwa principe ya 12 ni ihame rivuga ku bwonko. Napoleon Hill avuga ko ubwonko dufite ari ubutunzi bw'agaciro, tugomba kubukoresha neza. Ibintu byose tubona umuntu ageraho biva mu gukoresha ubwonko dutekereza. Mbese ni nk'uruganda rw'ibitekerezo. Gufata neza ubwonko bwacu twirinda icyabuhungabanya nayo ni inzira nziza yo kugera ku bukire cyangwa kugera ku butunzi. Ihame rya 13 ari naryo rya nyuma ry'igitabo Think and Grow Rich cyangwa tekereza ubundi ukire, ni ihame rivuga ku cyiyumviro cya 6 cyangwa sanse ya 6 mu Gifaransa. Ubusanzwe dusanzwe tuzi ko umuntu agira ibyiyumviro 5, harimo kumva, kubona, kuryoherwa, kwihumuriza ndetse no kumva ikigukozeho. None icyiyumviro cya 6 cyaba kivuye he? Napoleon Hill avuga ko iki cyiyumviro cya 6 kiza kandi gikura iyo ukomeje gukurikiza amahame twize ari muri iki gitabo. Ndavuga amahame yabanje, amahame 12. Iyi sanse ya 6 izirana cyane n'ubwoba, kudafata icyemezo ndetse no gushidikanya. Ushaka kuyigira byanga bikunda ucukubiri n'ibi bintu 3 kuko bigusubiza inyuma nta nubwo byatuma ugira icyo ugeraho. Ikindi kintu cy'ingenzi ni uko iyi sanse ya 6 izi yukora meditation cyangwa gutekereza cyane no kwitekerezaho. Napoleon Hill yatanze urugero uburyo yari afite abajyanama batagaragara, bakajya bamuha ibitekerezo, akicarana nabo bakaganira. Uko iminsi yagendaga ishira niko yarushagaho kubona ko bigenda koko biba nk'ahari ukuri. Mbese nk'uko wajya wowe wakwicara ugatekereza ukicarana na perezida wa Amerika cyangwa Einstein cyangwa Bill Gates cyangwa n'abandi bantu bose wumva ufataho nk'urugero, none ukicarana nabo ukumva nkaho bari kukugira inama ariko mu bitekerezo. Ni ibintu bitangaje cyane. Tuganye ku musozo w'iki gitabo Think and Grow Rich, aya ni amahame 13 agize iki gitabo. Nizere ko mwungukiye byinshi muri iki gitabo. Ufite igitekerezo cyangwa igitabo wifuza ko twazabanyuriramo muri make, wacyandika muri commentaire. Soma Top Books tubafasha gutera imbere buhoro buhoro kandi gahoro gahoro, tubasangiza ubumenyi buba buri mu bitabo bigiye bitandukanye biri top, byagufasha guhinduka no guhindura ubuzima bwawe. Kora subscribe niba utarayikora, kandi wibuke gusangiza inshuti zawe, uzisangiza ubu bumenyi. Nzi neza ko hari icyo byabafasha kandi bagize icyo bageraho bazagushimira. Turabakunda cyane, naho butaha. Imana ibane namwe.